Nshuti yanjye bishoboka ko umaze igihe kirekire donc urwana intambara nyinshi, ufite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo intambara zose uzarwana, ubuzima bwose uzanyuramo, ntabwo buzahagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe izagikora. Humura, witinye, witangira guhagarika umutima bitewe n'ibyo ubonesha amaso yawe. Imana ifite umugambi mugari ku buzima bwawe, ifite ibitekerezo bigari ku buzima bwawe. Hari icyo ishaka kugukoresha, hari icyo ishaka kuzaguhindura, hari icyo ishaka kuzakugira cyo. Ihangane rero, ibikomeye unyuramo uyu munsi, intambara unyuramo uyu munsi, nizo mbaraga z'umunsi w'ejo, nibyo bizagutera imbaraga ku munsi w'ejo. Kubera iki? Kubera ko hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Imana ishaka gukora ikintu gishya, ishaka gukora ikintu kidasanzwe. Uri umuntu w'intwari, uri umuntu Imana ikunda.